Bavandimwe Imana ibahe umugisha cyane, twongeye kuvuga ngo aho muri hose Yesu abagirire neza muri kino gitondo cyo ku cyumweru. Imana ibampere umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibarebeshe ijisho ryiza, mugire umugisha mu mwuka, mugire umugisha mu bugingo, mugire umugisha mu mubiri, imiryango yanyu, imiryango mukomokamo, imiryango muvukamo ihabwe umugisha n'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rito cyangwa se ijambo ry'Imana ryiza riba ritoya mu gitabo cya Yohana 10 umurongo w'9, aho ijambo riza kutubwira ngo Yesu ni urwuri. Ndagira ngo tuganire kuko Yesu ari urwuri rwiza kuri wewe muri kino gitondo. Ndagira ngo mvuge ngo Yesu ni rwo rwuri ruzima, Yesu ni urwuri rufite ibishobora kukuboheshaho, Yesu ni urwuri rutabamwo imanga, Yesu ni urwuri rutageramwo abajura, Yesu ni urwuri rwiza rugukwiye muri bino bihe. Dusome ijambo ry'Imana muri Yohana 10:9. Nije rembo, umuntu ninjira muri nje azakizwa, azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Amen. Ku basore bacu ahari bashobora kunanirwa kumva no kumenya ijambo urwuri kubera indimi bakunze gukoresha hano iwacu cyangwa se bavuye imuhira abakiri bato cyane, urwuri mu Giswahili ni malisho, mu Gifaransa ni pâturage, aho baragirira inka zikabona ubwatsi bwiza butuma zigira sante nziza, inka zikamera neza. Ku bakuze bazi neza ko urwuri rwiza rwatumaga inka cyangwa se intama, itungo iryo ari ryo ryose ryabonye urwuri rwiza, bazi neza kuko inka cyangwa se intama, iryo tungo ryashoboraga kugira umubiri mwiza, inka zikororoka, inka zikagira imibereho myiza, inka zigatanga umukamo mwiza kubera kuko zabonye urwuri. Ariko iyo inka cyangwa se itungo zitabonye urwuri rwiza binyuranye n'ibyo tuvuye kuvuga, wasangaga inka itararagiwe zimwe na zimwe zakundaga kuba ikimere, izindi kubera kuko zitabonye urwuri rwiza ndaho zari zitaniye n'ayandi matungo aciriritse, wazisangaga ku macukiro, ku mayarara, zirya ibyo ayo matungo yandi aciriritse yaryaga. Inka yabonye urwuri rwiza ntiyoshakira ikirya ku icukiro, oya, ijya mu muhira ikazikubita mu micamu, mu bikombe, umwungeri akazitunganya akamenya aho zikwiye. Ariko inka zitabonye urwuri, twari tuvuye kubivuga kuko ntaho zari zitaniye n'ingurube cyangwa se n'imbwa gushakira icyo zitunga ku mayarara. Niko bimeze, ntibitandukanye neza n'ubuzima bwa gikristo, n'ubuzima bwo mu nzu y'abera. Abakristo iyo babonye urwuri neza, ntiwasanga bahunahuna, ntiwasanga bari ahantu batagakwiriye kuba bari. Niki cyatuma utakaza aderese yawe kuri iyi minsi cyangwa se muri bino bihe ni iyihe?
ni igitangaza umuntu kumera nk'itungo rimeze nk'iryo iyo ritakaje aderese ryihuza n'andi matungo aciriritse. ndagira ngo nkubwire wewe mwene data, ni muri Yesu gusa uzabonera urwuri rugatuma ugira ubuzima bwiza, bigatuma ugira ubuzima bukwiriye. ni muri Yesu hari urwuri, ni muri Yesu hari umuhira, muri Yesu haragendwa, muri Yesu hari ijambo, muri Yesu hari amazi meza, muri Yesu hari ubwatsi bwiza bwatuma ugira sante nziza, bwatuma ugira kwanza ijambo rya mbere. hari urwuri rutuma ugira sante personnelle. Bwana Yesu asifiwe sana. urwuri rwiza rwatumaga itungo rigira sante, ukasanga inka ifite ubwoya buryamye bumeze nk'umubiri w'umuntu. niba ari igaju, iyi gaju ryayo rikayaga. niba ari umukara cyangwa se ikirayi cyangwa se ibihogo, ni ukuri ubwoya bwayo bugatuma nimba ari ikirayi kikayaga. yewe abantu kubera batakaje urwuri, tukimenya uko basa, tukimenya uko umuntu asa. nicyo gituma uri mu gusanga abantu bitukuza bagakoresha amavuta bagatwika umubiri, abantu ntibanyugwe n'uko bameze n'umubiri Imana yabahaye. ariko uri muri Yesu neza anyugwa n'uko ameze, anyugwa n'uko asa, uko ateye kose abona akwiriye. yego ukamera uko waremwe, umuntu akanyugwa kandi uko ameze kose akabasha kuyaga cyangwa se kayangana mu izina rya Yesu Kristo. nyugwa n'uko umeze. yewe mwene data, niba muri bino bihe uri muri Yesu neza, uranyugwa ukanyugwa n'uko umeze. uko umeze kose kuza gukayangana. yego niba ari igaju riza rikayangana, niba ari ikirayi kigakayangana, umuntu wese akayaga uko ameze. nuba muri Yesu neza uzakayangana malgré nuko usa, nubwo wirabura, nubwo uri inzobe, uzoba ukeye, uzoba ushishe, uzoba umeze neza. muri Yesu umuntu anyugwa n'uko ameze, kandi uko umeze muri Yesu kugaragarira abandi bose neza. Bwana Yesu asifiwe sana. ijambo rigira kabiri mwene data, kugira ngo itaza kuba ndende cyane, Bibiliya iratubwira ngo muri Yesu ngo nuguri. ijambo ryatubwiye ngo Yesu ngo nirembo umuntu ngo aza yinjira ngo agakizwa. nirembo umuntu azageramo ugahindura imitekerereze. yewe inka yabonye urwuri rwiza ntiyotekereza ko n'irya amasashe ishobora guhaga. inka yabonye urwuri rwiza ntiyotekereza kuko nije ku icukiro ikarya ibitiritiri, ikarya ibidakwiye ngo yoshobora kubona ibiyihaza. oya, iyo umuntu yageze muri Yesu ntiyohunahuna ku mayarara, ntiwogenda ngo uje muri zandagazwi uje kunywa nimba ari ibiki, nimba ari amandare, nimba ari agasigisi, nimba ari ibiyobyabwenge. ibyo zose ushakiramo sante, nta sante irimo, ni ibiyobyabwenge, ni ugutakaza ubwenge. inka iyo itabonye urwuri izihunahuna hamwe n'imbwa, igahunahuna hamwe n'ingurube, hamwe n'umuhene bwanyangaye nabwo butakurikije urwuri neza. nicyo gituma abantu benshi kubera batabonye urwuri rwiza bari mu guhunahuna, bagahunahuna mu tubare, bagahunahuna simbizi hamwe n'ingurube hamwe n'imbwa. izo nyamaswa zombi nangije kuvuga zigereranywa n'abantu bakigendera mu businzi n'ubusambanyi. imbwa n'ingurube ni inyamaswa zigaragaza ubusambanyi n'ubusinzi. ndagira ngo kubwire mwene data muri kino gitondo, niba warabonye urwuri rwiza ntabwo wogereranywa, ntabwo wohunahuna kimwe n'ingurube, kimwe n'imbwa, kwa sababu umepata malisho mazuri. ukipata malisho mazuri hauwezi kamwe kulinganishwa kama mbwa wala nguruwe, kwa sababu wanyama hawa ni wanyama wachafu ambao walaaniwa, ambao wakunajisi, ambao ni wanyama ambao hawafai.
hawafai katika agano hili. Ndio maana mpendwa, asubuhi ya leo ninakuambia ya kwamba kwa Yesu kuna malisho. Kwa Yesu kuna malisho ambayo yanaweza kukutofautisha. Unajua mahali unapasha kutafutia chakula. Iyo wamaze kuba muri Yesu neza, ntabwo woshakira ahantu ibyo gutunga hadakwiriye. Ntiwoshakira ahantu hadakwiriye muri ibi bihe. Ubu nyine uri mu gushakira he? Ibyo ushakira mu businzi ni ubuyobe, ibyo ushakira mu busambanyi ni ubuyobe, ibyo ushakira mu byaha by'uburyo bwose ni ubuyobe. Muri Yesu nimwo hari urwuri rwiza umuntu agira identite. Oh, haleluya, haleluya. Inka yabonye urwuri rwiza, izigera mu kibuga ikabyagira, ntizimenya kuko munsi y'urugo hari icyo hashakirwa. Oya, munsi y'urugo ntacyo hashakirwa. uri mu gushakira iki munsi y'urugo? Munsi y'urugo ko ari kwicukiro, munsi y'urugo ko ari ahimbwa n'ingurube. uzi ushakira iki munsi y'urugo? yewe ukishakira ibikubeshaho munsi y'urugo. Mu businzi ni munsi y'urugo, mu busambanyi ni munsi y'urugo, mu rwango ni munsi y'urugo, ubugome ni munsi y'urugo, amacakubiri ni munsi y'urugo. Viyo garuka mu nguri. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haravuga ngo nyuma yo gukizwa ngo uzinjira usohoke, ngo kandi ngo muzabona urwuri. Muri Yesu tubonamo urwuri, tukanyugwa, tukabaho neza. Uzabaho neza mwene data. Nsinzi imibereho ufite ukuri muri iyi minsi uko yaba imeze kose, ariko ndagira nkubwira muri kino gitondo, Yesu ni urwuri rwiza. Yesu ni urwuri rwiza. Yesu ni urwuri rukubereye. Ubereye kuba mu rwuri rw'Imana, ubereye kuba mu rwuri rwa Yesu. Ijambo riratubwira muri Zaburi mu gice cya 23 ngo Uwiteka ni umwungeri wanje, sinzakena. ngo anjana iruhande rw'amazi adasuma, ngo agasubiza intege mu bugingo bwanje, ngo anyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ni umwungeri uturyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ahantu ubwatsi bubisi bugifite intungamubiri, bufite vitamine. Yesu azakujana hari ahantu hafite ibyo gutunga, ibyo kubeshaho, ibyo tumugira sante. Nuwo ni wo mwungeri. naho undi wese ugukondwire mu kabare akabasha kugukondwire, akakuyobora mu biyobyabwenge, muri za sapiro, muri za bipande, mu kanyanga, muri za mitsingi, za primusi, ni za ve, nubwo zoba zimeze ikuye, ariko ziguyayura, zigutakarisha agaciro. ibyo byose ni ubuyobe no kugomera Imana. Ariko ndakubwira muri kino gitondo, natangaza nikisema ya kwamba hakuna mahali pengine, mahali utaheshimika ni katika malisho, mahali Yesu alipo. Ndani ya Yesu muna malisho. Njoo katika malisho, njoo katika malisho, ulale, upange na kupumzika. Ni kumuririmbyi yaririmbye ngo na kwenye kisima cha maji, ngo upange na kupumzika. Yesu, muri Yesu tuzatubyaye. Ariko wari wabona inka yabonye urwuri rwiza? Wari wabona inka itashe yabonye urwuri rwiza, izishika ikabyagira, ikagubwa neza, ikaguma ikuza ubwatsi yariye. Niko abakristo baza bamera iyo babonye urwuri rwiza. Iyo bicaye, iyo babyagiye, nta kindi baza bamedita. baza bicara bahamedita gusa ijambo ry'Imana, indirimbo nziza, amasengesho, bakicara bahabuza, bakuza ibyo bariye. Ariko abantu ubu nyine batabonye urwuri rwiza, iyo bicaye, iyo babyagiye, baba bagambana, barema amacakubiri. Katika jina la Yesu, ondoka huko, kwa sababu huko inamaanisha ya kwamba haukupata malisho, lakini ni Kristo ambaye ni malisho bora. Iyo tugeze muri we tuzatuzagira, tukamedita ijambo, uturirimbo tukaza, ibitekerezo byiza bikaza. Amaze igihe cyagera tugatanga umuka obola parashala romanda ya prete overmerie. Bibiliya nuko ni kwitubwira
ngo anatulalisha kando ya maji matulivu. Tuba turi mwituze, tuba turi mwituze. Umwungeri mwiza azanacanira kugira ngo n'isazi zitarogoye inka, kuko zabonye urwuri rwiza zigeze igihe cyo kuzagira. Agacanira kugira ngo hatagira isazi. Nuko iyo twabonye urwuri rwiza amaze tukibera mu bihe by'amasengesho, umwotsi wa mwotsi kugira wageza wirukana isazi, niko amasengesho aza yirukana utuntu tw'ubuzimu n'ubupepo n'utujwi n'utugambo n'ibindi. Viyo warangaye, uri kure cyane, uri kure cyane. Muri kino gitondo ndaguhamagara ngo ngwino muguri, ngwino muguri, ngwino muguri. Yesu n'uguri rwiza, Yesu n'uguri rwiza. Iyo tuzagiye muri Yesu, haleluya, iyo tuzagiye muri Yesu, isekirite aba ari yose, sekirite aba ari yose, umutekano aba ari wose. Amaze tugakomeza tukuza ibyiza, tukuza ibyiza, tukuza ibyiza. Ijambo amaze igihe cyagera, inka nziza zabonye urwuri, igihe cyagera amaze bakavuga ngo ni igihe cyo gukama. Imana we, haleluya. Ariko mana, Imana ishimwe kuko twabaye muri ya misozi, kandi Imana izadusubiza amatungo yacu, kuko tuzatuyakuraho n'imifano myiza. Tuzongera tugere igihe tugere mu nzuri, twongere tuzagize. Ni ukuri mu izina rya Yesu Kristo bizashika. Amaze igihe cyagera, ukabona kuko umwungeri atora insobeko, amaze bakarekura inyana, amaze inka zigatanga umukamo, inka zarishije zigatanga umukamo. Bigereranywa n'umukristo mwiza, umukristo mwiza wabonye urwuri, waza barekura inka ihayabira yakabirije, zimwe zihazitangira kwikama, amaze igatanga umukamo, bagakama ibyanse bakuzuza ibyanse bakuzuza, kubera kuko ari inka yabonye urwuri rwiza igatanga umukamo. Ariko abakristo bubu nyine ntibagitanga umukamo, reka na impogazi gusa, abandi ni ibimasa gusa, kubera kudatanga umukamo kandi warabonye urwuri. Ibyo bitwigisha kuko umukristo wabonye urwuri rwiza, yewe tiyobaho adakorera Imana, tiyobaho adatanga amaturo, tiyobaho adatanga icyacumi, tiba bimubwiriza. Iyo igihe kigeze aza yumva yakabirije, azabura amahoro ataratanga icyacumi, azabura amahoro ataratanga ituro, kubera kuko ni igihe cyo gutanga umukamo, ni igihe cyo gutanga umukamo. Naho abandi ni ukwagaza, ni nk'inka y'isuri, bagakorangiza, bakayiririmbira, bakayagaza, bakayizanira uduhu, ibisobanura amahistware, bakayisubiza muri pase, bakaza bamanza bakazana ngo urabona ngo muri Maraki ngo haravuga ngo nimutanga icyacumi, bakabazanira, bagakorangiza isuri bazabanza bagakarangiza, bakaririmba, bakavuga. Ariko umukristo wakuze ntibaza bakorangiza. Iyo igihe cyo gutanga umukamo kigeze, atanga umusaruro, atanga ituro, kuko yabonye urwuri. Yesu ni urwuri rwiza. Iyo twarishije, iyo twariye ijambo, iyo twakoreye Imana, iyo twabashe kurya tukagira ijambo ry'Imana, dukora ibitureba, tutabanjije guhatwa, tutabanjije gusukumwa. Kwa sababu gani? Kubera kuko nibitureba inkibizi neza, kuko umwungeri mwiza yayiragiye akayiyobora mu bikombe, mu bicamu, ikabona urwuri rwiza. Bwije cyangwa se bukeye igomba gutanga umukamo, ikamenya kuko igomba gutanga umukamo, ni umwanya wayo, ni igihe cyayo. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe kuko muri kino gitondo Yesu ari urwuri. Nongeye kugusura, nongeye kukuramutsa mu ijambo. Aho uri hose, mu gihugu urimo cyose, aho uherereye hose, ndagira ngo nkubwire ngo niba Yesu yarakubereye urwuri, mwene data, tukongere kuja munsi y'urugo, tukongere kuja hadakwiriye, tukaje aho handi ni iwabo w'imbwa n'ingurube, ni iwabo w'abasinzi n'abasambanyi. Viyo nimba warabonye urwuri rwiza, tankije kwiyarara, yarabonye urwuri rwiza, yararishije neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo niba Yesu ari urwuri, yego. Iyo Yesu kandi, reka nakavuga ariho tunarangiriza, iyi nka zabonye urwuri rwiza, zirororoka,
zirororoka zikima zikabyara inka zibyara amezi angahe cyangwa se iminsi ingana gute ikabirimya igasubira ikabyara. ni ukuri biratwigisha ngo iyo umukristo yabonye urwuri rwiza nta kindi azabyara uwundi azabwiriza uwundi akazana abandi kuri Yesu. ariko se wewe kubera iki wumva kuko ari wowe muhereza mu bwami? kubera iki nimba waravutse wowe utobyara? kubera iki wowe utobwira uwundi ngo umubwire avuke mu bwami, avuke muri runo rwuri? umukristo iyo yamaze kumenya neza kuko nawe yabyara Imana yabyawe n'ijambo. byanditse muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 13 niho hatubwira kuko ngo ijambo riza ritubyara. ugomba kubyara abandi mu ijambo. abo mwiriranywe ni wowe gusa ubegere nta wundi. abo muri mu gushesha ni wowe wenyine gusa wobabyaza ijambo, ni wowe wobabwira ubutumwa, nta wundi ubaba hafi nkawe. nicyo gituma abo bantu bose muza mwiriranywe, bari abantu bose muza mushesha, ni wowe gusa ufite uburyo bwo kubazana mu bwami bakongera bakavuka bakaba abana b'Imana, nabo bakazabyara abandi bana b'Imana. gira icyo ukoze muri kino gihe kuko ni igihe cyawe. zana abandi muri Yesu, zana abandi mu rwuri rw'Imana kuko mu rwuri hari imyanya yabo. muri Yohana 14 haratubwira ngo Yesu yaravuze ngo ngiye kubateguririza ibyicaro. ni ukuvuga ngo ibyicaro by'uwo mwene so mugendana ugisinda ugisambana ukirwana ukiroga ukicicana ugifite amacakubiri ugifite n'izindi za karagitere zose, uwo nguwo ni wewe uwo mubwira. nta wundi uzamubwiriza, ni wewe musheshe. kandi nutamuhindura iwe azaguhindura gukure mu byizego. uko ni ukuri kw'Imana. nicyo cyatumye umuririmbyi yaririmbye ngo mubahindure ntibabahindure. ubwo akubohokaho akakubwira ibyo byose, nawe mubohokeho umugarure. ni ukuri ni wowe wo mubohokaho nyine, ni wowe ubu nyine mwegera.